ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ni inkuru y'incamugongo itugezeho muri uyu mwanya, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, ariko Kristo utanga ihumure, nyiri ihumure ryose, ahumurize uyu muryango ubuze umwana wabo, ahumurize umutware we, ahumurize abana be basigaye. Umugisha uhari ni uko Isabelle yitahiye yaramaze kubyara. Aba bana usize bazabaho mu izina rya Yesu Kristo. Buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu yacyo. Yesu we ngo yabonye ko dutinya urupfu, arangije aruhindura irembo ryanjye nawe. Rero muhumure, nubwo bigoye kubyakira, ariko ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ndakubwira abantu nkababwira ngo naho Yesu yatinda, urupfu rwo rirutinze, ahubwo uratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Ariyo mpamvu njyewe nawe tugomba guhora twiteguye, kubera ko tutazi umunsi n'isaha. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati uyu mubyeyi azize iki? Ati mutubwire. Abantu mushobora kuba mwabashije kumenya icyo Isabelle azize, mutubwire. Niyo mpamvu rero twebwe tuje ahangaha, nta kindi kiba kituzanye ahangaha, ni ugukomeza umuryango ndetse no gukomeza kuzirikana ko ejo cyangwa ejo bundi yaba njyewe cyangwa akaba wowe, kubera ko gupfa ngo ni iherezo ritwinjiza aho batagipfa. Yego, ni irembo ritugeza aho batagipfa. Rero mu gihe abantu benshi bari gukomeza kugenda bagira bati Isabelle byagenze gute gutya na gutya, niyo mpamvu nje ahangaha ngo mbe nabagezaho iby'iyi nkuru ya Isabelle. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba neza ku ijambo subscribe, ufungure n'inzogera, hanyuma n'ubundi tujye dukomeza kubana ku nkuru yihutirwa umunsi ku wundi. Nk'abantu biragoye, ntabwo nabona icyo mvuga kugira ngo mpumurize uyu muryango, ariko Kristo wenyine utanga ihumure ahumurize uyu muryango. Rero kugeza kuri ubu ngubu ni amakuru ahari mu by'ukuri cyateye urupfu rwa Isabelle uyu mubyeyi, ariko amakuru aturuka muri zimwe mu nshuti za hafi y'uno muryango zivuga ko Isabelle kuri ubu ngubu atakiri ku ino si y'abazima, yamaze kwitaba Imana. Imana rero ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko abapfuye ntacyo bazi. Yandi magambo rero kuba njyewe nawe tuzi neza ko tuzapfa, ni iherezo tugomba gutegura, ni iherezo tugomba kwitaho, tukazagenda nk'uko abakiranutsi bagenda. Rero dukomeje kwihanganisha uyu muryango. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose bakomeze kandi bahumurize. Hanyuma ubwo wenda abari kwibaza icyo Isabelle yaba yazize, tuzakomeza kugenda tubakurikiranira, tuzababwira iby'iyi nkuru ya Isabelle, naho umuryango ukomeze gukomera. Ubundi rero tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Nk'uwitwa Divine yagize ati Imana imuhe iruhuko ridashira. Nk'uwitwa Solange yagize ati ni ukuri birabaje kubona umubyeyi nk'uyu nguyu atashye. Ati cyiza ni uko yari yarabyaye. Nguyu yagize ati Imana we ni ukuri
umutware wawe n'abana bawe ubasigiye agahinda atariko nta kundi Imana yashimye ko ugenda. Izi mpamvu urakoze ku gitekerezo cyiza. Uyu nguyu yitwa Bertin yagize ati ni ukuri hari igihe ibintu bikurenga ukumva ubuze uko ubigenza. Uyu nguyu yitwa Cyubahiro yagize ati ariko Mana ubushake bw'Imana burasharira. Uyu nguyu yagize ati bitubere isomo, ati njyewe urupfu maze kurwigiramo ibintu byinshi. Uyu nguyu yitwa Delphine yagize ati ni ukuri birababaje, twihanganishije umuryango wabuze uwabo, Imana ibakomeze. Uyu nguyu yitwa Clementine yagize ati yo ni ukuri utu twana disi twihangane gusa Imana ibahe gukomera. Uyu nguyu yitwa Divin yagize ati ni ukuri uyu mwaka wa 2026 ni hatari utangiye kutubabaza. Uyu nguyu yagize ati ndabona nta zina, yagize ati gusa birababaje, rest in peace. Uyu nguyu yitwa James yagize ati ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda pe, aba bana si koko abasigiye nde? Icyo nakubwira ni uko abana basigaranye na papa wabo azabitaho kandi Imana izakomeza kubaba hafi. Imana iba yashimye ko ibi byose iba ifite impamvu. Rero ndumva aricyo gisubizo nahawe wari uri kwibaza uko bizagenda. Imana iba yemeye ko byose bitugeraho ibizi impamvu. Hanyuma nsoza nkundire mbagezeho ubu butumwa, nuko mpore mukenye kandi amatabazi yanyu yake, umereye nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Ahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo nari nshatse kukubwira ngo herezo ryawe ryagutungura, herezo ryanjye ryantungura. Ariyo mpamvu tugomba guhora turi maso, tugahora twiyeza umunsi ku wundi. Ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi kubera ko ibya mbere bishize. Rero nkundire nsoreza ngaha, bashimire kandi dukomeze kwihanganisha uyu muryango.